ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu ashimwe. Nejejwe n'Imana ko impaye uyu mwanya kugira ngo tuganire ijambo ryayo, izina ryayo rihabwe icyubahiro. Nitwa Jacques TWUBAHIMANA, jye mugiye kubana. Hanyuma mbere yuko dutangira, reka tubanze dusenga Imana. Data mu izina rya Yesu, Imana ikiranuka, Imana ibera hose icyarimwe, turagushimiye ko uduhaye umwanya mwiza ngo twumve ijambo ryawe. Reka ubane n'ugiye kurigabura kandi n'ugiye kurigaburirwa bose bagabanira imbere yawe, byose bishorewe n'umwuka wera mu izina rya Yesu Kristo. Amen. Reka dusome amagambo y'Imana dusanga mu rwandiko Pawulo yandikiye Abakolosayi, ibice ni 2, umurongo wa 6 kugera ku wa 7. Haranditse ngo, nuko rero nk'uko mwakiriye Kristo Yesu umwami wacu, aba ariko mugendera muri we, mushoreye imizi muri we kandi mwubatswe muri we, mukomejwe no kwizera nk'uko mwigishijwe, mufite ishimwe ryinshi risesekaye. Twongere handi aboneka mu rwandiko Pawulo n'ubundi yandikiye Abafilipi, ibice ni 2, umurongo wa 5. Haranditse ngo, mugire wa mutima wari muri Kristo Yesu. Andi dusorejeho ari n'ubundi mu rwandiko Pawulo yandikiye Abefeso, ibice ni 5 n'umurongo wa 1. Haranditse ngo, nuko mwigana Imana nk'abana bakundwa. Amagambo tugiye kuganiraho mu gihe gito afite umutwe uvuga ngo gukura tugasa na Kristo Yesu. Gukura tugasa na Kristo Yesu, cyangwa mu yandi magambo gukura mu mwuka, tugenda dukura. Twihuse rero tugiye dusoma aya magambo atandukanye agenda atwereka uburyo umukristo akwiye kugenda akura, agiye ikigero kimwe avaho agira n'ikindi ageraho. Niyo mpamvu yandikiye Abakolosayi arababwira ngo nk'uko bakiriye Yesu Kristo, ngo bagomba kugendera no muri we kandi bagashorera imizi muri we. Rero yigeze yabwira abigishwa be mu butumwa bwiza Yohana yanditse, Yesu aca umugani w'uko ari we muzabibu natwe turi amashami. Avuga rero ko nta shami rigomba kubaho hatariho umuzabibu. Bivuze ngo natwe rero nta wundi wo gushoramo imizi uretse Kristo Yesu. Rero ngo ibyo ikizabidushoboza ni ukugenda tugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, biturutse mu kugenda twigana Imana. Rero mu gihe gitoya dufite, nagira ngo mbabwire ko kimwe mu ntego waremewe kugira ngo uzabe ku isi uzisohoje, harimo n'intego y'uko waremewe gusa na Kristo. Intego nkuru y'Imana ku buzima bwawe ntabwo ari ukubaho neza udamaraye, ahubwo ni ukugenda uhinduka mushya muri kamere yawe. Umwuka wera niwe ukora umurimo wo guhindura umuntu agasa na Kristo, kandi uwo mwuka wera twibuke ko afatanya nawe iyo wamwemere kugira ngo akore muri wowe. Kamere yawe iyo uri kubona uko witwara ni igiteranyo cy'ibyo wimenyereza gukora umunsi ku munsi. Donc ibintu ugenda wimenyereza buri munsi ubigira ubuzima, ibyo bihinduka kamere yawe. Abantu benshi bibeshya ko gukura mu mwuka bigaragazwa n'ubumenyi umuntu afite ku bya Bibiliya n'amahame yo kwizera. Nubwo ibyo nabyo ari byiza, ubwenge akaba ari kimwe mu biranga n'ubundi umuntu ukuze, ntabwo ari byo birangirira. Ahubwo ubuzima bwa Kristo burenze kugira imyemerere n'amahame y'idini, kuko bugaragarira cyane mu myitwarire no mu mico. Ibikorwa byacu bigomba kujyana n'ibyo twizera, kandi imyizerere yacu igomba guhamywa n'imyitwarire isa n'iya Kristo. Muri make rero bivuze ngo umukristo ugenda akura agomba kugenda ari umuntu ugaragara mu ngeso nziza, mu myitwarire ye, mu mico, akagenda ahinduka. Imana idufashe. Hanyuma rero twihuse, reka turebe intambwe cyangwa inshingano z'umukristo mu gukura asa na Kristo. Birutse ko iki cyigisho kirarira abantu bakijijwe. Nawe uri kutwumva udakijijwe, uyu waba ari umwanya wawe wo kugira ngo
wakire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, aguha ubuzima bushya, utangire kugendera muri we, hanyuma ahindure ubuzima bwawe, hanyuma bizanarangire akujyanye kugira ngo ubane nawe mu ijuru mu buzima bw'iteka. Izi ntambwe rero cyangwa inshingano zacu mu gukura tugasa na Kristo, icya mbere uzasanga kiranga uyu muntu wifuza gusa na Kristo ni uko agomba kureka imigendere ye ya kera. Umuntu ufite intego yo gukura agasa na Kristo agomba guhindura imigendere ye ya kera, akemera gukomereza mu buzima bushya bwo kuyoborwa na Yesu muri byose. Kandi iyo wiyemeje gusa na Kristo ugomba gutangira kwitwara mu buryo bushya, ugatangira kwiyambura ingeso zimwe na zimwe wari umenyereye, utangire kugendera mu mico mishya. Bivuze ngo rero umuntu ushaka gukura agasa na Kristo ni ukwemera ko hari ibyo atera umugongo, hanyuma akagira n'ibindi bintu yakira muri we. Rero umuntu udafite gusiga iby'inyuma, nk'uko Paul yavuze ngo asiga iby'inyuma ngo kugira ngo asingire ibiri imbere, umuntu udafite intego nk'iyo bivuze ngo hari ahantu atagera. Indi ntambwe ya kabiri umuntu atera cyangwa inshingano ye kugira ngo ase na Kristo ni uguhindura uburyo atekereza. Kugira ngo uhindure ubuzima bwawe ugomba kubanza ugahindura uko utekereza. Mumenye ko buri kintu ukora kiba cyubakiye ku gitekerezo, yaba ibyiza yaba ibibi, ikintu cyose ukora cyubakiye ku gitekerezo. Niyo mpamvu wanditse Imigani 4:23 yaravuze ngo rinda umutima wawe kuruta ibindi byose birindwa, cyangwa rinda ibitekerezo byawe kuruta ibindi byose birindwa, kuko ngo iby'ubugingo ariho bikomoka. Bivuze ngo ibitekerezo cyangwa ibintu umuntu yibwira niho hantu hashobora kubaho ibimubeshaho neza cyangwa nabi, niho hashobora kuva ibitekerezo bizatuma ajya mu bugingo cyangwa bikamushorera mu kurimbuka. Kandi guhinduka iteka n'ubundi guhera mu bitekerezo. Uburyo dutekereza nibwo butegeka uburyo wumva umeze, kandi ni nabwo butegeka uburyo witwara. Kugira ngo use na Kristo rero ugomba gutekereza nka Kristo, nuko afata ibintu kandi uko abona ibintu nawe ukaba ariko utangira kubibona uko ugenda witoza kubana nawe. Niyo mpamvu twasomye ariya magambo avuga ngo mugire umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, ni ukumwigana umunsi ku munsi, nawe akagenda aguhindurira imitekerereze. Icya gatatu twihuse, ibyemezo dufata mu buzima. Ibyemezo dufata mu buzima ni kimwe mu bintu bishobora cyangwa ni imwe mu nshingano zacu nk'umukristo wifuza kugenda akura agasa na Kristo. Gusa na Kristo biva mu gufata ibyemezo nk'ibyo Kristo yafata no kwishingikiriza ku Mwuka Wera ngo agufashe gusohoza ibyo byemezo. Rero muri make hari ubwoko bw'ibyemezo mu buzima abantu bagenda bafata. Hari bamwe uzasanga batinya kwirundurira mu bintu runaka, bakamara ubuzima bwabo nta cyerekezo bafite kuko babitinye ngo nimbijyamo bizagenda bite. Hari n'abandi rero biyegurira ibyemezo byinshi, ugasanga bibyiganira muri bo, bikajya mu buzima, hanyuma bikarangira batagize ikintu na kimwe bageraho kuko baba batoranije byinshi, bumva byose babigeraho ariko bikarangira bibananiye. Hari n'abandi rero bafata icyemezo bakitanga bivuye inyuma, babikuye ku mutima, ibyo bakora byose ugasanga bashyizemo imbaraga zose bafite. Bashobora kuba ari abantu bashaka kuba ibirangirire mu isi cyangwa kugira ubutunzi bwinshi, ariko abo ngabo nabo birangira n'ubundi bafashe ubusa kandi bashariye kuko nta kintu bibamarira mu buzima bw'iteka. Aba kane rero ni abantu bafata icyemezo cyiza, bakaba ari abantu bafata icyemezo cyo kwiyegurira Kristo bakagenda bakura bagasa nawe. Abo ngabo rero Yesu abasha kubabeshaho n'ubundi bakiri mu isi mu buryo butuma babaho, hanyuma bakanashaka iby'ubugingo buhoraho. Rero icyitonderwa kiri aha ngaha, buri cyemezo ufata ujye wibuka ko gifite ingaruka ku buzima bw'iteka. Ukwiye kujya uhitamo watekereje. Akenshi duhinduka icyo twiyemeje ko tuba cyo. Bivuze ngo no muri Kristo Yesu tugomba gufata icyemezo niba dushaka gukura kugira ngo duse nawe, ni ugufata ibyemezo bikomeye byo kugira ngo duse nawe. Rero akanya nk'aka reka twongere
turebe n'uruhare noneho rw'Imana mu gukura tugasa na Kristo. Hari uruhare rwacu kugira ngo dukore ko hari n'uruhare rw'Imana mu gukura tugasa na Kristo. Imana iduha isura nshya ikoresheje ijambo ry'Imana, icya kabiri ikoresheje abantu, ikindi ikoresheje ibyo tunyuramo. Hanyuma ijambo ry'Imana riduha ukuri dukeneye ngo dukure. Abantu b'Imana rero nabo bakaduha inkunga dukeneye kugira ngo dukure, ndetse n'ibyo tunyuramo bikaduha ibituzengurutse bituma twimenyereza gusa na Kristo. Niyo mpamvu rudakwiye kuvuga ngo ibyo unyuramo ngo ntacyo bimaze, ariko Yesu we arabikoresha kugira ngo ube umuntu ushyitse. Ikindi reka turebe ibice bibiri bigize umurimo wo guhinduka. Guhagarika ibitekerezo byose by'ubwana birangwa no kwirebaho no kwishakira inyungu bwite. Iki ngiki ni kimwe mu bigize umurimo wo guhinduka. Aha ngaha kugira ngo ukure bigusaba ko nawe ugira umutima nk'uwari muri Kristo Yesu, ukavana ibitekerezo byawe by'ubwana byo kwirebaho ahubwo ukareba ku bandi, ukumva waberaho gufasha abandi nk'uko Yesu Kristo byamubayeho, ngo nubwo yabanje kugira akamero k'Imana ntiyatekereje ko ari ikintu cyo kugundirwa, ahubwo yemeye guca bugufi aba umugaragu kugira ngo aturengere. Icya kabiri ni uko utangira gutekereza n'ubundi nk'abantu bakuru, ukita ku bandi aho kwiyitaho wowe ubwawe. Imana rero iri kugusaba ko ibyo bitekerezo by'ubwana byo guhora wirebaho bihagarika niba ushaka gukura ugasa na Kristo. Kabiri ugatangira gutekereza nk'abantu bakuru, wita ku bandi. Hanyuma n'Imana nayo izagenda igushyigikira ugenda ukura usa na Kristo. Rero hano hari uburyo dukura nagira ngo tuganireho mu magambo make. Icya mbere ni uko umuntu ushaka gukura akura icya mbere kubwo guhindurwa n'ukuri. Umukristo wese ushaka gukura nagira ngo mbabwire ko agomba kwishingikiriza ku ijambo ry'Imana, uko rimwigisha akagenda arigenderamo, bigeraho ndetse bigahinduka ubuzima bwe. Kandi ikindi bimwigisha n'uburyo akwiye kuramya Imana. Bivuze ngo rero gukura kubwo guhindurwa n'ijambo ry'Imana bikwigisha uburyo ujya ubaho mu buzima buramya Imana, kandi uko ugenda uramya Imana ni kugenda ukura kukumenya ibyo ukwiye kwibwira no kumenya ubumana bwayo nyakuri. Kabiri, hari uguhindurwa n'amakuba cyangwa ibibazo cyangwa ibigeragezo. Rero ahangaha naho birasaba ko nimba ufite icyifuzo cyo kugira ngo ukure use na Kristo, wemera ibyo unyuramo utagizemo uruhare, usibye ko niyo waba wigizemo uruhare Imana ibiprofiti ikabikoresha, ariko nabyo ni ahantu Yesu anyura kugira ngo agenda gucura uwo muntu ukura ugasa nawe. Ikindi ni ugukura kubwo kunyura mu bishuko tukabinesha. Yakobo yaranditse aravuga ngo muri 1:12 ngo hahirwa uwihangana kuko namara kwemerwa kubwo kwihanganira ibimugerageza ngo uwo muntu azambikwa ikamba ry'ubugingo. Rero nibyo tunyuramo ugomba gushikama ukambara imbaraga zo kugira ngo uneshe ibyo bishuko uhura nabyo buri munsi bishaka kukuvana mu nzira. Ikindi rero ni ugukura kubwo kubana n'abandi ba Kristo. Bivuze ngo rero nta muntu ugomba kubaho wenyine ngo usange yakuze, ahubwo uzakirana n'abandi iteka kugira ngo bakwigishe, bamwe babe bakuru bawe mu gakiza, abandi ugenda ubareberaho. Rero ibyo ngibyo nta kizabigufasha kindi bereka kubana n'abantu b'Imana. Rero kugira ngo ukure use na Kristo biragusaba ko ubana n'abantu b'Imana, ntube nyamwigendaho ngo ujye wirebaho. Ikindi cya nyuma akandi nagira ngo uzirikane ni uko ibi bintu bisaba igihe. Wanditse igitabo cy'umubwiriza ari we Salomo yaranditse muri 3 aravuga ngo buri kintu cyose kiri mu isi gifite igihe cyategekewe. Bivuze ngo hari ibintu jewe ntabasha kwihutisha, ahubwo ngomba gukora icyo ngomba gukora, ibindi bikaba iby'Imana. Ntutegereze ko uyu munsi bizacya wahindutse ugasa na Kristo, ahubwo ugomba kumenya ko bisaba urugendo kugira ngo bitakuvuna cyangwa ukagenda usimbuka intambwe cyangwa etape. Imana itugiriye neza. Hanyuma rero dusoza kugira ngo ndatinda, gusa na Kristo ni urugendo rwe kandi rugenda buhoro nk'uko twari tumaze kubivuga haruguru.
ikindi Imana yita ku cyo uri cyo kuruta icyo ukora. Hanyuma ikindi Imana irashaka ko dukura n'ubundi tugasa nka Kristo. Ikindi twafatamo umwanzuro, ugomba kwifuza gukura, ukemeza gukura, ugashyiramo imbaraga ngo ukure kandi ntutezwe mu gukura. Gukura mu mwuka ni umurimo w'ubufatanye hagati yawe n'umwuka wera, iyo wamwemereye ngo akorere muri wowe. Hanyuma umwuka w'Imana rero akorana natwe, ntabwo akorera muri twe gusa. Bivuze ngo ntabwo ari ugukora muri twe gusa, ahubwo akorana natwe imirimo itandukanye. Rero muri iyi minsi isuzume uko uri kugenda, urebe niba koko ufite intego yo gukura ugasa na Kristo muri iki gihe cya COVID turimo. Imana rero ikugirire neza, Imana ikurengere, ugende wisuzuma, wikorera evaluation, urebe uko uri kugenda wisuzuma. Reka dusenge Imana kubw'ijambo ry'Imana. Data mu izina rya Yesu, Imana ikiranuka, turagushimye kubw'ijambo ryawe twumvise. Turaguhamagaye kugira ngo ube ari wowe udushoboza, utwambike imbaraga, utwihishurire kugira ngo tugende dukura duse nawe Kristo. Reka umwuka wera aganze imitima yacu, atwigishe uburyo dukwiye kugenda dukura kubwo kumwemera akaba mu mitima yacu. Dusengeye n'abandi bazumvira ijambo bo hirya no hino kugira ngo rizere imbuto muri bo, rigire imbaraga muri bo. Urakoze, ni mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen.